ese ufite ibihumbi 50 kugera ku bihumbi 300 ukaba warabuze business ukora? Iyi video ni wowe ireba. Umunsi ngiye kuvugana n'umuntu utekereza ko gutangira business hari amafaranga menshi, hanyuma mwereka ukuntu ashobora gutangira business y'ibihumbi 50, hagati y'ibihumbi 50 kugera kuri 300 kandi agakora neza. Ntago bisaba igishoro gihambaye. Izi business ngiye kukubwira ntago zisaba igishoro gihambaye cyangwa se cy'umurengera. Hari abantu bavuga bati ko nkorera ibihumbi 30, ko nkorera ibihumbi 300 nkanaryamo nkabika 50, ese njye nakora business? Uyu munsi ngufitiye igisubizo cyiza, wayikora ndetse 100%. Hanyuma rero nguhaye ikaze mu kiganiro, wowe tugiye kubana hano kuri Mbabazi TV. Niba ari ubwa mbere nyabona ibuka ukore subscribe, hanyuma niba tusanganywe duhe comment, tubwire ibindi bintu twakongeramo byagufasha. Bahaye ikaze rero mu kiganiro. Tugiye kurebera hamwe business ku mwanya wa mbere umuntu ashobora gukora afite igishoro cy'ibihumbi 50 kugera ku bihumbi 300. Impamvu navuze 350, impamvu navuze hagati ya 50 n'ibihumbi 300 ndi kugira ngo ufite ibyo bihumbi 50 atumva ko atakora. Umwe ashobora gukorera kuri gaze ariko wowe ugakorera ku mbabura. Niyo mpamvu nabigereranyije gutyo. So business ya mbere rero ngiye kuyikubwira, ariko ndakubwira ko iya nyuma ariyo ya kane, niyo yinjiza kurusha izi zose. Business ya mbere ni business yo gucuruza ibyo kunywa. Ibyo kunywa biye, ibyo kunywa amajuice ukaba uyakora, cyangwa se ukaba ufite ahantu ucururiza imbuto. Iyi business abantu bagiye bajya mu bihugu byo muri East Africa barayizi, za Uganda, Dar es Salaam. Irakora cyane mu Rwanda mbona idahari cyane, ariko ahandi irakora. Ni ukuvuga ngo abantu ntago bagura ziriya juice zo mu nganda ari uko bazikunze, nuko arizo ziba zihari. Ariko wegereye umuntu usanzwe ufite frigo anacuruza ibyo kunywa, ukamubwira utubatse nkongeramo ikinyobwa noneho cy'umwimerere cy'imbuto zanjye nge nikoreye, nkanacuruza imbuto byonyine, nkabanza ipakinga mu tuntu, hanyuma umukiriya yazi gushima, nkazimugurisha kuri 3, 2, 5, hanyuma ushaka ji nawe nkahita nyimukorera akanyishyura akigendera. Uri kumva iseta ubu yibonye, umuntu ukaba wamwishyura amafaranga mushobora no gutangira akubwira ati ntacyo uzajya umereza ibihumbi 20, hanyuma andi 30 ukayaranguza. Ibyo biroroshye. Yenda kuri 50 aho bishobora kugorana, ariko urumva ufite ibihumbi 300 cyangwa 100, wifite blender yawe, ukaba wifite uburyo bwawe wabyize mubikora, iyo business yakinjiza. Ntabwo bisaba ngo ufate umuryango wa wenyine bisubiremo. Niyo wajya muri restaurant y'umuntu ukamusaba ko wowe winjizamo iyo service yakwemerera. Hanyuma rero business ya kabiri ushobora gukora ufite ibihumbi hagati ya 50 kujya ku bihumbi 300 ni business yo gucuruza imyenda. Buri imyenda irimo akantu. Imyenda irimo akantu, cyane cyane second hand cyangwa ibyo bita ngo ni caguwa, nubwo biba bitemewe, ariko kuba wenda tujya mu masoko tukabibona nuko bitarakomera cyane. Biba bihenze ukuntu ariko birinjiza. Ushobora kugenda ukarangura imyenda, amapantaro wowe ukabuzwi ku mapantaro gusa y'ama boyfriend, amapacanga, amakoboyi meza y'abakobwa n'udusengeri twayo. Ugafata umuntu ufite umuryango ukaranguza wenda ibihumbi 200, ugasaba umuntu ufite umuryango nawe usanzwe wenda akodesha imishanana, cyangwa se usanzwe wenda acuruza inkweto gusa, ukamubwira uti nge kanerekemo agaturuwari kanjye, agaturuwari katarengeje ibihumbi 15, ukagaterekamo ugapangamo imyenda yawe neza, ugatangira ukamamaza ku ma TikTok na hehe, ukabwira inshuti zawe ari amapantaro aragurwa, kandi ushobora usanga imwe bayifata 3 ukaba wanayigurisha n'10. Urumva uba uvuye mu rugo kandi utangiye gukora. So indi business rero ya gatatu nziza cyane ushobora gukora kandi ukabaho, iri hagati y'ibihumbi 50 kugera ku bihumbi 300, ni business yo gukora amasambusa n'ibiraha.
biriya ni n'ibintu ushobora gukorera mu rugo wowe ukajya kureba ababicuruza mu mahoteli mu maresitora na hehe ukaba umusapuraya capati ukaba wamubwira uti imwe nzajya nyiguhera 100 nawe akumva ko ari bigurisha ngahe 200. Hari n'ababyiga neza ku buryo bazikora bakazijyana mu masupermarket noneho akazishyirayo supermarket yamucururiza zazashira agasigamo amafaranga yabo agatwara ayi agomba gutwara mu cyumweru. So ku kagoroba rero ibyitwa ibirahabyo iyo ubonye agasantere gashyushye ukaba wafata nk'umuntu ufite resitora ukamubwira uti nzajya nkwishyura 100 ku kwezi njyewe nanjye nyemerera hano matereka akagaze n'ikarayi cyangwa se imbabura nziza n'ikarayi njye shyiramo amasambusa njye shyiramo amacapati ndare mbikoze nta muntu utabikwemerera. Wamara kwaguka ugashaka za mashini noneho zibishyushye igihe umuntu ashatse kubitwara bishyushye. Twagiye nzajya mbabwira utuntu tw'ubwenge kandi tudatinze iminota 6-8 twatinze. So indi business rero ushobora gukora hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 300 kandi rwose ikakwinjiriza ukajya uvuga uti kabisa iyi business iyo nyimenya kare mba narakize. Ni business nongere mbisubiremo mbibwira abantu kandi ntibaba bashaka kubyumva. Ni business yo gusiga makeup. Iriya business byonyine kakanuza agasanduku ko gusetingamo ibikoresho uragenda ukaba wakishyura senkani. Urushobora kugenda ukabyiga online ugashaka udukoresho bigahura na senkani ubundi ugatangira kubyiga online ugasaba abakiriya hirya no hino ukabasangayo mu masaro uti nimujya mubona umukiriya mujye mumamagara bikaba byanakunda. Wamara gutera imbere ubonye udufaranga ukihugura ariko ufite 300 yawe waba urenze ni kugenda ukabyiga bishyura hagati y'ibihumbi 100 n'150 ukabisigarana 5 ukashopinga ibikoresho by'ibihumbi 100. Warangiza gushopinga ibikoresho by'ibihumbi 100 ugasigarana ibihumbi 50 ukaba wavuga uti nahe nzajya nkoresha nanjye mu gihe ntarafatisha abakiriya cyangwa se ugakuramo nka 30 ukubaka website zawe ziri strong cyangwa se ugakuramo na 20 yo guhereza abantu baguhaye abakiriya. Ujya mu masaro ukavugana n'aba manager n'iki ukababwira uti dore nimero yanjye business card nimujya mubona umukiriya mujye mumamagara nimba mumaye umukiriya 5 500 yanyu cyangwa 1000 bazagushakira abakiriya uraho bashyira amakwe ahantu hose ugasiga. Sinababwiye business nyinshi hanyuma urebe iyo wakoramo. Ndabakunda yari Imbabazi nk'ibisanzwe mwibuke gukora subscribe nawe utaha mu zindi video. Imana ibarinde.